Muraho neza mwese bakunzi ba Duhugurane Ikinyarwanda. Ndizera ko mumeze neza aho muri hose. Iteka tuba turajwe ishinga no kugira ngo tubageze ibiganiro biryoshye mukunda, mwavomamo imigani ndetse n'imvugo zabaye ururangiranwa, mwakoresha muganira na bagenzi banyu cyangwa se inshuti zanyu, ndetse byarimba mukazikoresha n'igihe mufite ijambo, ari imbwirwaruhame cyangwa se ari ukuba murigeza ku bantu batandukanye, mwaba muri kumwe cyangwa se mwaba mutari kumwe ku byuma by'ikoranabuhanga. Burya biba byiza kugira ngo uba ufite umugani ucomeka mu mvugo runaka cyangwa se mu ijambo ufite, kugira ngo risobanure ibyo ushaka kuvuga cyangwa se bikanatsindagira ibyo urimo usobanura. Nk'uko dusanzwe tubiganira, n'uyu munsi twabateguriye ikiganiro kijyanye n'imigani 10 isobanuye umuntu yakoresha aganira cyangwa se afite ijambo, nk'uko twabigurutseho amambere. Tubahaye ikaze rero. Umugani wa mbere uragira uti: aho gutera urubwa uzatera urutoki. Ngo aho gutera urubwa uzatera urutoki. Ibi bishatse kuvuga iki? Ibishatse kuvuga ko urubwa n'urutoki, aya magambo bagereranije, nuko burya ibikorwa biruta amagambo, nk'uko na Bibiliya yarabivuze cyane igira iti ibikorwa biravuga kurusha amagambo. Buriya uyu mugani tujye mu bisobanuro byimbitse by'ikinyarwanda, twawusobanura tugira tuti: kora ndebe iruta vuga numve. Kora ndebe iruta vuga numve. Ni byiza ko twagombye gukora ibikorwa bikivugira, aho kugira ngo tujye hariya tugire urubwa cyangwa se tugire urutoto ku bandi, twicare cyangwa se duhagaze nta murimo turi gukora. Umugani wa kabiri uragira uti: aho gutona ibwami wabeshyayo. Ngo aho gutona ibwami wabeshyayo. Ese koko ko tuzi ko gutona ibwami byari byiza ndetse bikanahabwa n'abantu bake, ese uyu mugani ugira uti aho gutonayo wabeshyayo, byaba bihatse iki? Bisobanura iki? Buriya ibwami habaga amabanga menshi, ku buryo umugaragu runaka wanyereraga gato akabeshya cyangwa se agakora ikosa runaka, yajyaga atya agacibwayo cyangwa se bakamucikiriza aha n'aha, cyangwa se akamanikwa agacibwa urwo gupfa. Rero aha ngaha bishatse kuvuga ko iyo utonnye ibwami uba uri mu mazi abira. Isaha n'isaha ushobora kugira utya ukanyerera mu mvugo, ugasanga uramanitswe cyangwa se uranyonzwe. Aha rero bisobanura ko aho kugira ngo we mu mazi abira, wagira utyo ukayitarura ukaba wifitiye amahoro. Noneho tugiye mu bisobanuro byiza, nuko ibyo kwifuza gutona ibwami kugira ngo ubone ibintu byinshi, cyangwa se nk'uko bagiraga gutya bakabona inka bakagabana, cyangwa se umwami akakugabira, iki ugasanga wifuje byinshi ariko hari n'ababiziraga. Rero ibyinshi byotsa amatama. Aho kugira ngo urwanire byinshi bikotsa amatama, byaba byiza witaruye, aho kugira ngo uzagwe ku ngoyi cyangwa se usange uranyongwa. Rero ngo aho gutona ibwami wabeshyayo. Umugani wa gatatu uragira uti: aho imbwa ikubitiwe irahagaruka. Ngo aho imbwa ikubitiwe
irahagaruka. Burya mu buzima busanzwe bajya bavuga ko inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi. Intumva iyo ari yo yose usanga igira itya ikikururira ibibazo, ikikururira ibyago, ikikururira ikishi. Rero n'iyi mbwa bavuga hano ikubitirwa ahantu ikahagaruka, nuko iba idafite ugutekereza cyangwa se idafite amakenga y'aho hantu iri. Ugasanga rero ishobora kuhagaruka ikahahurira n'ibyago. Ntimujya mwumva no mu buzima busanzwe bajya bavuga ngo ubusubira inyuma burica, ngo gusubira inyuma birica. Ahangaha nawe twahigira isomo ryo kuvuga ngo twakagombye kugira amakenga y'ahantu runaka twaba twaraboneye ibyago. Umugani wa 4 uragira uti aho imbwa iririye ntihatarabuka. Ngaho da, ngo aho imbwa iririye ntihatarabuka. Hano ujya guhura n'uyu mugani wa 3, ngo aho imbwa iririye ntihatarabuka. Niba yarahaririye iki n'iki irahagaruka ntihave, nubwo haba hari ibibazo cyangwa se hari amakuba, ugasanga ntiyahatarabuka bitewe n'icyo yahaririye. Rero bishatse kuvuga iki? Hano ni uko inkundamugayo ntikunda kugira akabanga. Usanga hano baje babigereranya na wa mugani uvuga ngo ikibuno cy'umuvumbyi gikomeza imitsi. Ugasanga ntagize akabanga cyangwa se ntiyumva amagambo runaka baba bamuvuga, ahubwo ugasanga yigize kirihahira, ikibuno cye kigakomeza imitsi, agategereza mpaka ugasanga arakururinda kandi atitaye ku byo yamuvugaho. Byaba ari ukumusebya, byaba ari kumuvuga nabi, ugasanga ntabyitayeho. Icyo gihe rero ngo aho imbwa iririye ntihatarabuka. Aho umuntu yaboneye iki n'iki ahora ahagaruka, haba ari heza cyangwa se haba hafite amakuba. Icyo gihe umuntu akahashinga ibirindiro, akahicara akaremereza koko kugira ngo yongere aharire. Aha twakomeje. Umugani wa 5 uragira uti aho imfizi irindiriye niho yimiriza. Ngo aho imfizi irindiriye niho yimiriza. Ibishatse kuvuga iki? Uyu mugani uroroshye cyane, uragaragaza ko ari byiza gufata ihene igihebeba ako kanya iyo ikintu kigaragaje ibimenyetso nk'uko iyi mfizi ngo irinze, burya niho yagombye kwimiriza. Rero ni ugufata ikintu mu maguru mashya kitaragucika, kuko burya ngo igihe cyatakaye ntikiba kikigarutse. Ibyo turabyumva cyane. Iyo amahirwe aje aza rimwe, icyo gihe tugomba kugira iki? Tugomba gufatirana ya mahirwe mu gihe tukiyabona, mu gihe tukiyafite, mu gihe akitwigaragariza kugira ngo tuyabyaze umusaruro. Naha rero ngo imfizi aho irindiriye niho yimiriza. Twagiye. Umugani wa 6 uragira uti aho imfura zisezeranye ihatanze indi irahaborera. Ngo aho imfura zisezeranye burya ngo ihatanze indi irahaborera. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko imfura nyamfura burya aho zisezeraniye niho zigomba guhura, niho zigomba guhurira kugira ngo nibura zisoze umugambi zari zifite. Yaba ari imwe ihatanze indi igomba kuhaborera. Kuhaborera bishatse kuvuga ko igomba kuhaguma mpaka igihe
kugeza igihe indi iri buze kwihasanga. Rero bijya guhura n'indi mvugo tujya twumva muri rubanda igira iti ihuriro n'ihuro. Ihuriro n'ihuro, imfura ntibeshya. Niyo hashira umunsi iba yizeye ko ingenzi yayo igomba kuhaza, rero ikahaborera ikahaguma. Nicyo bishatse kuvuga. Kuhaborera ni ukuhaguma, ni ugutegereza utarambirwa, nta kurambirwa. Umugani wa 7 uragira uti aho imondo ibyutse haryama umukara. Ngo aho imondo ibyutse haryama umukara. Iyi mondo murayizi ni inyamaswa, n'uyu mukara ni akanyamaswa k'ishyamba gato. Ntabwo gasa umukara, ahubwo ni uko ari inyamaswa yo mu bwoko bw'inyamaswa zirya inyama. Ariko rero ngo aho imondo ngo ibyutse ngo iraharyama, ni gute yaharyama? Iki gihe bajya bavuga ngo iyo umunyembaraga agize atya akava ahantu, na wa wundi w'ingwagwane atangira kuzamura intugu, bitewe n'uko hatakiri wa wundi w'ibizigira cyangwa se w'umunyembaraga. Rero aha ngaha ngo aho imondo ibyutse haryama umukara. Imondo nihava, umukara nawo ushobora gutanga amategeko cyangwa se ugafata ijambo. Nicyo bishatse kuvuga. Aho umunyembaraga avuye n'umunyantege nke arayobora. Umugani wa 8 uragira uti aho ingenzi zitari ingegera zirugurura. Uyu mugani ujya guhura n'uyu nguyu wa 7 wibanziriza. Burya ngo aho intozo zishize imisega zikwiza amazina. Aho intozo zishize imisega burya yikwiza amazina. Byo ni ibintu byumvikana, ujya guha rwose n'uwa mbere. Ngo aho ingenzi zitari ingegera zirugurura. Umugani wa 9 uragira uti aho inka zigannye niho abashumba bajya. Ngo aho inka zigannye niho abashumba bajya. Burya aho ikintu cy'agaciro cyawe kiri cyangwa se cyerekeje, niho werekeza umutima, niho werekeza ijisho, kugira ngo hatagira ikikibangamira cyangwa se ikikigirira nabi. Rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko aho ujishe igisabo ntiwahatera ibuye. Umutima ujya aho ufite iby'agaciro. Nicyo bishatse kuvuga. Ngo aho inka zigannye niho abashumba bajya. Umugani wa 10 ari wo wa nyuma uragira uti aho innyo yabaye ntihava. Ngo aho innyo yabaye ntihava. Burya bajya bavuga ngo isuku igira isoko n'umwanda ukagira akazu. Burya iyo umuntu afite ingeso usanga itamucikaho, ahubwo ayigaragaza aho ariho hose. Nigeze kubagezaho insigamugani yitwa ngo ntararabushyitsi. Ugasanga umuntu afite ingeso iyi ni iyo gukorakora, ndetse yanatembera ugasanga abo yatembereye naho agize ya ngeso yo gukorakora. Aha ngaha rwose bishatse kuvuga ko ingeso nticika. Akabaye icwende ntikoga. Naha rero dusoreje ikiganiro cyacu tubashimira uburyo mudahwema kudukurikira, kandi tubashishikariza kugira ngo nihagira umugani ubacika, dore ko wenda tuba tuyisoma twihuta, umuntu yayandika mu bitekerezo tukawugarukaho twawusobanura neza mu nyandiko, ku buryo nibura umuntu amenya igisobanuro cy'umugani runaka yakoresha mu gihe aganira bya gihanga. Ni ibi rwose tuba tubashakira ko
nibura natwe twarahura tukavoma imvugo zuje ubuhanga, ku buryo mu gihe tuganira rwose badutazira abanyamateka, badutazira abahanga, badutazira intiti. Murakoze rero, turabifuriza kugira amagara n'amagana, kandi aho muri hose rwose amakoma ava ahakomeye. Mukomeze muhatane kandi munakurikira Duhugurane Ikinyarwanda kugira ngo tuvome imvugo, imigani isobanuye twakoresha mu buzima bwacu busanzwe. Murakoze, mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.